Rayon Sport ishobora kwisubiraho ku mwanzuro yafashe wo gukomezanya na Mohamed Wade. Ku rundi ruhande kapiteni w'iyi ekipe yagize icyo atangaza. Hari byinshi birimo kuvugwa mu kipe y'igikundiro irambara ubururu n'umweru. Byinshi abafana b'iyi ekipe bakomeje kwikoma abayobozi muri rusange. Nimuze duhurire hamwe kuri iyi page ubundi tuzirambure 5/5. Reba munsi gato y'iyo video ubundi dushyigikire kandi subscribe kuri buto itukura ubundi ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye tuzatukugezaho umunsi ku munsi. Reka twanzeke ingingo imwe ku yindi tusiganireho tuzirambure 5/5. Rayon Sport yamaze kurangizanya n'umutoza mushya uje gusimbura Mohamed Wade utakiri kumvikana n'abakinnyi bakomeye cyane mu kipe Rayon Sport. Kipe Rayon Sport ikoze akantu abareyo bari bashaka ku rundi ruhande. Uyu mutoza yagaragaye mu makimbirane hato na hato n'abakinnyi b'ikipe Rayon Sport ndetse gufunga umutwe kwe nako gutuma abayobozi b'iyi ekipe bamutekerezaho neza. Bavuga ko nataniye na Imene Zerefani nako kapiteni w'iyi ekipe ya Rayon Sport nawe yabigizemo uruhare. Ku rundi ruhande babona ko batazumvikana habe namba. Hashize iminsi mike bivugwa ko umutoza Mohamed Wade agomba kwirukanwa bijyanwe n'imitwarire ye ubwo yari umutoza wa Rayon Sport, ariko ibyo bisa nkaho byarangiye. Amakuru dufite ni uko Mohamed Wade yamaze gutandukana na Rayon Sport nyuma y'inama yabaye ku munsi w'ejo yiga ku myitwarire ye, ndetse ni iyi ekipe ikaba yananze kurangizanya n'umutoza mushya. By'umwihariko amakuru twamenye nka Gikundiro info dufite ni uko Rayon Sport yamaze kurangizanya na Jimmy Ndayizeye ukomoka mu gihugu cy'u Burundi, ndetse werekanye ko ari umutoza mwiza cyane rwego rw'ikipe Rayon Sport. Bityo rero abayobozi b'ikipe Rayon Sport bakaba bakoze ikintu cyiza cyane. Mohamed Wade nimba ari abantu bashaka igikombe cya shampiyona cyangwa cy'amahoro, ntabwo yarari ku rwego rwiza pe nk'uko bigaragara ha mu myitwarire, mitoreze muri rusange, conflict ziri hagati ye n'abandi bakinnyi bakomeye cyane mu kipe Rayon Sport. Ubona ko n'ahantu byazageza ikipe Rayon Sport. Kapiteni wa Rayon Sport Rwatubye Abdou yavuze ko abakinnyi babiri bakina batayizamu iyi ekipe yongeyemo ari abakinnyi beza, ariko nanone umukinnyi ku munsi wa mbere ntabwo ariho wamurebera. Ashira icyizere mu bafana ko batagomba gucika intege ndetse batagomba kwiheba. Ni mu gihe bamwe batangiye kuririra iyi ekipe kubera ibihe bibi bisa nkaho bigiye kubabaza abafana mbere yo gutsindwa umukino wa Gasogi United bawutsinzwemo ibitego 2-1. Mbere yo gutangira imikino yo kwishyura ya shampiyona, Rayon Sport yongeyemo abakinnyi 3 bayobowe na rutahizamu Arsene Kamara ukomoka muri Guinea na Paul Gomez ukomoka muri Senegal, ndetse n'umunyezamu ukomoka muri Senegal bamwita Kaidime Dinash agaruka. By'umwihariko kuri abakinnyi bakina batayizamu, kapiteni w'ikipe Rayon Sport Rwatubye Abdou yavuze ko ari abakinnyi bagaragaje ko ari abakinnyi beza mu myitozo, ariko bakaba abareyo barimo kugenda babashidikanyaho kubera ngo batagaragaje umusaruro ku munsi wa mbere. By'umwihariko bikaba byari bigoranye cyane, ariko agaruka kuri aba bakinnyi batayizamu yavuze ko ari abakinnyi beza pe. Ati nkurikije wenda imyitozo twagiye dukorana wabonaga ko bari hejuru ugereranyije n'abandi bakinnyi mu kipe Rayon Sport pe. Match fitness nigaruka bazajyana ku rwego rwo hejuru. Rayon Sport uyu munsi irateganya kongera gukora inama rukokoma mu kureba ko diru noneho ya kirongozi Niyonzima Olivier Sefu bareba uko bayigaho mu buryo bukomeye cyane, ubundi aba mu minsi mike mukabona mu ikipe y'igikundiro Rayon Sport. Numbaze ngo amafaranga barayakura he? Abareyo bashobora gutanga contribution ku rundi ruhande nk'uko amakuru abitangaza, bagashyiraho akanyenyeri ubundi
bakishakamo aba bakinnyi kari babiri, dore ko bitarimo kugorana. Miliyoni 50 gusa nizo zikenewe. Ibaze buri mureyo atanze nk'ibihumbi 3 abikuye ku mutima, deal yahita ibadane. Tukongera tukabona Rayon Sport itwika, Rayon Sport yatanira igikombe cya shampiyona. Urumva ko byaba ari byiza cyane, ni mu gihe ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sport bwaba bwisubiyeho ku cyemezo karabutaka kiri cyafashe. Ni mu gihe abamwe mu bakiri bakomeye mu kipe Rayon Sport banze ko bagura uyu mukinnyi ngo kubera ko imiyobore idasanzwe mu kipe Rayon Sport bari kwiyubaka, nibyo byatumye badakora iri kosa rikomeye ryanabayeho mbere rikaza guteza ingaruka zikomeye mu kipe Rayon Sport, mu kipe y'igikundiro yambara ubururu n'umweru.